murakoze kuza kuri YouTube channel yacu. Ahangaha dufasha abantu kwa research online bakoresheje softwares nka Stata, SPSS, Evious R n'izindi. Ugize ikibazo akora research ushobora guhamagara kuri nimero cyangwa se akana kuri WhatsApp ukoresheje nimero cyangwa se sendinga email kuri zino email akabona ubufasha mu buryo bworoshye cyane. Imeke rero ibyo dukora ahangaha dukora data quality management. Ahangaha no kureba data zigiye gukoreshwa muri research ko zimeze, ese zatanga umusaruro cyangwa ntabwo zimeze neza. Dukora kandi data analysis and interpretation. Umuntu afite data yazohereza akoresheje email, akazitoza kuri email tukamukorera analysis and interpretation. Umuntu aramutse arimo yandika paper bishobora kuba submitted muri journals zo muri Amerika, journals zo muri kumugabane wa Aziya, tumukora ko supervision, ko supervising, turakora review, twambira tanga akongeramo tukagufasha ibintu byawe bikagenda neza. Ahangaha kuri channel yacu dufasha abantu kuvura uburwayi bamwe na bamwe data zishobora kurwara. Data zirarwara, ikatanga ingero zimwe na zimwe. Akora research hari igihe data uzifite zikarwara serial correlation. Data zishobora kurwara heteroscedasty. Data zishobora kurwara kutaba normal distributed, cyangwa se data zikarwara multiclonarity. Ibi ni ibibazo. Ubu ni uburwayi ushaka kuvurwa, nta kari kosa. Usanga data zawe zirimo serial correlation, usanga yes tuvuga ka residuals zifite serial correlation, residuals zifite heteroscedasty, residuals zitari normal distributed, variables zifite multiclonarity. Ntago ari amakosa, ni uburwayi bushobora kuvuga bugakira. Umuntu kwa research agapresentinga findings zifite isuku, uburwayi bwamaze kuba removed. Ahangaha rero we remove serial correlation, we remove heteroscedasty, we remove this multiclonarity, we make residuals normally distributed mu buryo bworoshye cyane. Wowe ufite data zawe ukagira ahantu ukabona ugize ikibazo urimo gukora analysis cyangwa se urimo gukora conclusion, ugasendinga kuri email twatanze hano haruguru, cyangwa se ugahamagara iyi nimero ya telefone, cyangwa se ukandika kuri WhatsApp tukagufasha mu buryo bworoshye cyane. Waba ukoresha software ya Stata, waba ukoresha SPSS, waba ukoresha Evious, waba ukoresha R, waba ukoresha n'izindi softwares, nta kibazo iyo ari yo yose. Ahangaha turagufasha mu buryo bworoshye. Rero umuntu wari wese ahawe ikaze kuri YouTube channel. Hano urahavoma ubumenyi butandukanye kandi turagufasha mu buryo bworoshye cyane. Murakoze cyane.